Ibihe byiza kuri mwe mwahisemo gukurikira televiziyo Rwanda turabasuje kandi tunabahaye ikaze mu kiganiro Menya Wirinde. Ikiganiro Menya Wirinde ni ikiganiro cy'ubuzima kuri televiziyo Rwanda. Tuganira kenshi ku ndwara zitandura, ni nyinshi kandi izi ndwara zica buhoro buhoro, akenshi zitinda no kugaragaza ibimenyetso. Uyu munsi tugiye kuganira ku burwayi bushobora gufata mu ibere, cyane cyane kanseri y'ibere. Munyemerere tuganire na muganga, ni umuhanga mu kuvura indwara z'abagore, ariko by'umwihariko tugaruka cyane ku kwirinda gushingiye ku kwivuza cyangwa se ku kwisuzumisha hakiri kare. Nk'uko nari maze kubibabwira, uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara zitandura, ariko by'umwihariko kanseri y'ibere. Mbere y'uko iba kanseri, ibere rishobora kuba ryarwaye. Izi ndwara zitandura akenshi nyine abaganga batugaragariza ko iyo wisuzumishije hakiri kare uba ufite amahirwe yo kwivuza, ntibigutwara umwanya mwinshi, ntibinaguhende, yewe kandi ukanakira. Ariko tuvuze nko kuri kanseri tugiye kuganiraho y'ibere cyangwa se uburwayi bushobora gufata ibere, ahangaha by'umwihariko uba ugomba kumenya buri gihe uko uhagaze. Ni ryari ushobora gutangira kwisuzumisha mu buryo buhoraho, ibyo ni byo muganga ari buze kutubwira. Ariko se n'izihe ngaruka zo kuba utakwisuzumisha hakiri kare, ibyo nabyo arabitubwira. Aha mpagaze hakaba ari kimwe mu gikoresho cyifashishwa cyangwa se ni n'igikoresho mu buvuzi buteye imbere cyifashishwa. Ubwo bushobozi turabufite mu Rwanda. Ahandi ni kuri Polyclinique de l'Etoile. Tugiye kuganira na muganga mumaze kumenyera, Dr Adolphe Karegeya Byambu, ni umuhanga mu kuvura indwara z'abagore. Dr tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Nari maze kubivuga. Nubwo wenda hanini turi buze kugaruka kuri kanseri y'ibere, kuko ni imwe muri kanseri zihangayikishije isi, ariko zihangayikishije umugore muri rusange. Ni ryari umuntu ashobora kuvuga ngo afite kanseri y'ibere? Ni iki mwita kanseri mu ibere? Murakoze cyane. Kijyanye no kumenya ngo umuntu afite kanseri, mu by'ukuri icyo gihe deja uburwayi buba bwamaze kugaragara, afite ibimenyetso birimo ububyimba, birimo ibisebese cyangwa mu gihe ibere rishobora kuba ryabyimbye, ndetse atangiye no kugira inturugunye mu maha cyangwa ahandi hantu. Icyo gihe aba ari ibimenyetso bya kanseri. Ariko icyo mwari muvuze cy'ingenzi ni ryari ahubwo umuntu agomba kumenya ngo agomba kwisuzumisha kugira ngo ntagere ku rwego rwo kugira kanseri. Kuko kanseri si kanseri y'ibere gusa, kanseri ni indwara ituma uturemangingo tugenda duhinduka mu buryo bwihuse cyane, bikaba byavamo indwara. Ariko iyo umubyeyi cyangwa umumama wese ageze mu myaka runaka, aba agomba kumenya ngo ahagaze ate, ku buryo ataba yagira iyo ndwara ya kanseri. Yego. Mwari muvuze muti iyo byamaze wenda kwitwa kanseri, ubwo ni uburwayi kandi buba bwamaze gukomera. Ese mu ibere ni kanseri gusa ishobora kurwaramo, cyangwa se hari nk'izindi ndwara zishobora gufata icyo gice cy'ibere nyine? Ibere ntabwo rigwaramo kanseri gusa, kuko kanseri ni indwara mbi, yego, ariko ababyeyi barwara indwara nyinshi, harimo infection, harimo n'ababyeyi bashobora kubyara igihe abyaye amashereka yonyine ubwayo akaba yaba menshi adasohoka, akabamo infection, akaba inflammation, akaba ibyo bita mastitis. Ni ukuvuga ngo ni infection y'amashereka ahindutsemo indwara, ndetse binaba bibi mu gihe bishobora no guhindukamo n'amashyira. Harimo indwara nyinshi z'ibibyimba bitari na kanseri. Ibyo byose ni indwara zishobora guturuka mu mabere. Ariko icyo narivuze ni uko ni ryari ahubwo umuntu yagomba kwisuzumisha kugira ngo amenye ko n'ibyo bibazo byose atabifite. Murakoze cyane. Tugendeye wenda ku rugero rw'iyo infection mwari mumaze kutubwira, ishobora wenda no kuba byaterwa n'amashereka reka tubyite ko yahagama mu ibere. Icyo gihe uriya muntu afite imisonga, afite ibimenyetso by'uburwayi. Ariko turebe uyu noneho utaragira umusonga, utarabona wenda ko yabyimbye, kubera icyo umuntu agomba kwisuzumisha ataragira umusonga, ataraye ku musonga, by'umwihariko ku bagore nibo turimo kuvugaho? Yego, mubajije ikibazo cyiza cyane kandi nibaza ko n'abadutegereye byabafasha. Ni ryari umuntu wese ashobora kuba yamenya ngo ahagaze ate? Kuko
ibijyanye na kanseri y'ibere ni indwara ifitanye n'isano rimwe n'inkomoko cyangwa se ibyo bita genetics. Hari abantu babigira ariko ntabwo umuntu wese yamenya ngo arabifite cyangwa afite abantu mu muryango bafite icyo kibazo, ariko bikunze kugaragara yuko iyo umubyeyi cyangwa umuntu afite umwe mu muryango we warwaye kanseri y'ibere aba afite risiki. Ariko igihe cyose umuntu agejeje imyaka 40 aba agomba kujya amenya ngo ahagaze ati, kuko iyo akoresheje screening ya mammography bishobora kumufasha kumenya ngo afite n'utubyimba dutoya mu mabere tuzagaragara nyuma tukabamo kanseri, ariko yabimenye mbere birashoboka ko byirindwa kandi bivugwa hakiri kare ku buryo iyo ndwara ya kanseri atayigira. Warubaje ngo ni ryari kubera icyo agomba kwisuzumisha? Yego, kubera ko ni byiza ko umuntu amenya ngo ahagaze ate mbere y'uko agira ikibazo, kuko iyo ikibazo cyamaze kugaragara cy'uburwayi kanseri cyangwa n'indi ndwara y'ibere, icyo kibazo kiba kiragora, kuko wa muntu ubuzima bwe buba bugeze mu byago, umuryango wiwe uba ufite ibyago by'uko nabwo bazatakaza amafaranga menshi bamuvuza, ndetse n'umuryango, ababyeyi n'abana bo bazamubura kuko ashobora kuba yapfa, kuko kanseri yo ni indwara akenshi iyo yamaze no kugera imbere iteza ibyago birimo no gupfa. Ariko kubikora mbere ni iby'ingenzi. Yego, ntangira ikiganiro nabwiye abantu ko bumwe mu buryo bwo gusuzuma cyangwa se kwizera neza ngo indwara twasuzumye ni iyi. Umuntu afite ikibyimba se ni infection iri mu ibere, icyo kibyimba se ni icya kanseri, nyine buriya burwayi kugira ngo aburebe. Nahoze ndimo ndabwira abantu ko bifashisha iyi mammography. Impamvu imwe mu zijya zituma abantu batinda kwisuzumisha, kabone n'ubwo ayo makuru baba bayazi ko kwisuzumisha hakiri kare ari byo byiza, usanga dutinya ibikoresho byo kwa muganga. Imikorere y'iki kintu ahari wenda ntabwo cyaba gifite amareyo umuntu ashobora kuba yatinya ko ashobora kugira ibindi bice yangiza. Oya rwose, mammography ni imwe muri radio zikoreshwa ifite doze nkeya cyane ya x-ray ya rayon. Ni ukuvuga ngo ntabwo ifite amareyo ashobora kuba yateza ikibazo, kandi ni imwe mu buryo bwiza bakoresha kugira ngo umenye ngo umuntu ahagaze ate, kuko bikoreshwa mu buryo bubiri. Bishobora gukoreshwa mu gihe cya diagnostic cyangwa se mu gihe cyo kuvuga ngo ugiye kureba uburwayi runaka, muganga akavuga ati uyu muntu afite ububyimba, afite imoko ishobora kuba yatangiye guhinduka, cyangwa se amabere ntangana neza, cyangwa ubwiwe yatangiye kwiyumvamo akantu katasanzwe muri we, akaza kwa muganga. Icyo gihe muganga areba yamusabira mammography. Ariko hari n'igihe ikoreshwa muri screening cyangwa se mu kumenya ngo mpagaze nde. Ari nabyo tuba dusaba abantu bose kugira ngo ntibakaze kwa muganga ari uko bamaze kurwara, ahubwo bagomba kuza kugira ngo amenye uko ahagaze. Iyi ikoreshwa byibura rimwe buri mwaka ku muntu wese. Ufite guhera ku yihe myaka? Ego, ikibazo cyiza cyane. Bavuga ko guhera ku myaka 40 umuntu wese agomba kuba yikoresha rimwe mu mwaka cyangwa kabiri, biterwa nuko hari ibyo baba barabonye cyangwa uko bimeze. Ariko umuntu ufite ukomoka mu muryango urimo risk, ufite nk'umuntu warwaye kanseri mu muryango we, cyangwa ufite nk'umuryango we, yaba ari n'umugabo warwaye ibere, kuko na kanseri n'abagabo barayigwara. Nicyo nari ngiye kubaza. Yego, na kanseri, uwo muntu ufite umuryango, umugabo yabonye umuntu afite kanseri w'umugabo, ubu baba bafite ibyago cyane ku buryo agomba gutangira ku myaka 25 no kuri 30. Urumva ntibisaba ko bategereza ya myaka ya 40 y'abandi basanzwe. Icyo gihe rero bagomba kubikora buri mwaka. Rero indication muri screening bagomba gutangira hakiri kare, ariko utari umuntu ufite wo mu muryango ufite ibyago wabigize ashobora gutangira kuri icyo gihe. Mwarimu ukomoje ku abagabo ko nabo baba bakwiriye kwisuzumisha kanseri y'ibere, kubera ko ahanini iyo tuvuze kanseri y'ibere ntekereza ko abagabo imyumvire yabo ari uko
kubera ko bo batagira amabere manini nk'ay'abagore agatekereza ko atapfa kuyirwara. Ibi byombi birahita binganisha ko mwari muvuze ko bo bashobora gutangira ku myaka 25 cyangwa se 30, abagore byibuze ku myaka 40 bagomba kwisuzumisha rimwe mu mwaka cyangwa se kabiri mu mwaka bitewe n'uko wenda bafite umuntu warwayeho iriya kanseri. Turebeye muri rusange yaba abagore yaba abagabo, mubona imyumvire yo kwisuzumisha hakiri kare yaba ku muntu wabonye umuntu mu muryango we wazize kanseri y'ibere cyangwa se umuntu utarigeze wenda agira umuntu wo mu muryango uyigira, imyumvire ku kwisuzumisha umuntu ataraye ku musonga muyibona mute mukurikije wenda ababagana baje kwisuzumisha batarwaye? Mu by'ukuri iyi myumvire cyari hasi kuko abo tubona baza kwisuzumisha kugira ngo amenye ahagaze ate ni bakeya, kandi ari nabyo dusaba abantu bose kugira ngo babe bagomba kuba bakora screening, cyane ko iyo umuntu yisuzumisha akamenya uko ahagaze bimufasha kumurinda n'indwara n'igihe yazakagize ibyago byo kuba yarwara, kuko indwara ntiteganya ntimenya uwo yafata n'uwo ari we wese yamugeraho ibyo byago yabigira. Rero biba byiza ko umuntu wese ugomba kumenya ngo ahagaze ate, ufite ubushobozi bwo kuba yaza kwivuza rwose yabikora, nta nubwo ari n'ibintu biba bihenze kuko wavuga ngo wenda ni ubushobozi wese yabikora. Ni imyumvire ikiri hasi ariko dusaba ko abantu bagomba kubijijukira no kubikora. Yego, ibere rirarwaye kandi mwatubwiye ko rishobora kurwara ibintu byinshi bitandukanye. Ndabyumva umuntu wese wenda wumva rimubaza cyangwa akabona akantu kabyimbye, buri kintu ashobora guhita atekereza mbere y'ibindi byose ni kanseri. Ariko kanseri y'ibere reka tuyite iyo ngiyo, ibimenyetso byayo byaba ari ibihe? Ese umuntu biroroshye ko yahita kabone nubwo n'ubundi icyangombwa ari uko yihutira kuza kwa muganga kugira ngo abe yizeye neza indwara arwaye iyo ariyo, ariko kanseri ibimenyetso byayo y'ibere umuntu yabitandukanya gute n'ibindi bimenyetso by'ubundi burwayi bushobora gufata ibere? Yego, murakoze. Ibimenyetso bya kanseri iyo byamaze kugaragara ko ari kanseri mu by'ukuri ni ibimenyetso bidapfa gukizwa n'imiti watanze, cyane cyane yuko bishobora kugaragara umuntu afite ububyimba bw'ibere. Ubwo bubyimba bushobora kugaragara bufata no biterwa n'aho bwafatiye, ariko akenshi aho bwafatiye ariho hose niyo butegereye imoko usanga imoko isa nkaho yabaye retracted, sinzi uko nabivuga, ni nkaho nk'isa nk'ihishije, ni si uguhisha gusa ahubwo isa nkaho yabaye ntoya cyane kandi ububyimba buri ahandi hantu, igasa ndetse naho ibuze kandi yari isanzwe ihari. Akenshi bikunze kuba gutyo, ndetse bikaba byanagaragara yuko harimo n'igisebe kuri cyo, yego, kandi igisebe kitapfa no gukira kubera ko wabihaye imiti. Ndetse n'ibindi bimenyetso, hari n'igihe umuntu usanga asa n'ufite nk'amasazi hirya no hino mu maha bitewe n'aho ibere ryafashwe iryo ari ryo. Ikindi kimenyetso ni uko iyo ukoze ku mubiri waho uwo muntu urwaye haba hakomeye cyane, wagira ngo none harakomeye ku buryo vascularisation bitagenda neza cyangwa se haba harimo ikibazo, birabigaragara. Ibyo byose akenshi bakora ibyo bita biopsy, ni ugufata akanyama k'aho kantu kugira ngo bigaragare yuko ari kanseri koko, nubwo uba wabibonye ashobora no wabyitiranya n'ubundi burwayi. Iyo biopsy rero iyo ikozwe niyo igaragaza yuko ari kanseri, bakanamenya na kanseri iyo ariyo, kuko na kanseri nazo nubwo ari iz'ibere ariko zishobora no kuba zagira uburyo butandukanye. Yego. Mwigeze gukomeza kugaruka ku kintu cyo kwisuzumisha, ndumva no mu biganiro bitandukanye mukunda kukivuga, umuntu kwisuzumisha hakiri kare. Umuntu ageze umugisha arisuzumishije, nubwo wenda yari afite impungenge zo kuvuga nta kabyimba nawe mfite mu ibere, se nta imoko yanjye se hari wenda nirimo gusubira inyuma nk'uko mubitubwiye nka kimwe mu bimenyetso, agize umugisha ibyo byose aramubwiye ko akiri amahoro. Ese birashoboka ko umuntu noneho yakwirinda ibibazo byose byo mu ibere? Ni ibintu umuntu ashobora kwirinda ubu burwayi bwo mu ibere, yaba kanseri cyangwa se buriya burwayi bundi? Kwirinda ni ukwisuzumisha hakiri kare, ni nabyo tuba tuvuga, kuko ubwabyo kuba yagize kanseri nta mahitamo aba yabigizemo, kandi hari n'ibyo twari tuvuze bituruka mu miryango, baba bafite ibyo bita BRCA1
ni mutation ni breast cancer genes cyangwa se kanseri abantu baba bafite mutations zikomoka mu miryango baba bafite ibyago ndetse byakwikuba 40% ugereranyije n'abandi. Ibyo ni ibintu bimwe bikunze kuba byaba utavuga ngo wabyirinda, ariko kwisuzumisha hakiri kare ukoresheje mammography ikabona ko harimo ikibazo hakiri kare, ibyo byo biravugwa kandi umuntu akaba yaba muzima ataba yagira ku rwego rwo kurwara kanseri. Niyo mpamvu rero tubwira abantu kwisuzumisha hakiri kare bibafasha niko kwirinda kwa nyako. Kwisuzumisha hakiri kare niko kwirinda kwa nyako. Umuntu rero wenda bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Hari imyumvire, hari uko wenda umuntu adafite amakuru y'uko kwisuzumisha hakiri kare ari byo byiza cyangwa se byamurinda, ariko nanone hari n'umuntu utinya akavuga ati ntagenda bakambwira ko hari ikibazo bafite. Abo bose nyine babaho, ariko ibi byose iyo bihuye bifatirwa mu ka box kamwe cyangwa se mu ikarita imwe yo kuvuga ngo uko byagenda uko ariko kose warirangaranye, waratinze. Umuntu watinze kwisuzumisha hakiri kare bikamuviramo wenda akarwara, noneho bikazaba ngombwa yuko ajya kwivuza kuko noneho kurwara ko yamaze kurwara. Ingaruka zibaho ku muntu utisuzumisha kandi amahirwe yo kwisuzumisha yarahari zo nizihe? Warabivuze neza uko mu by'ukuri hari abantu batinya kwisuzumisha akavuga ati nijya kwisuzumisha barambwira ngo ngwaye kanseri, kandi mu by'ukuri utaragira ibimenyetso ntabwo byapfa. Hari n'uhita uvuga ati ubu nari nimereye neza none reba mpise ndemba. Nibyo hari igihe abantu bagira imyumvire nk'iyo, kuko vuba hari ndibaza niba ntibeshye ari nko mu minsi nk'ibiri ishize hari n'umubyeyi nawe waje avuga ngo niba dushobora kuba dukoresha uburyo bwo kubasuzuma, ariko ageze aho aravuga ati ariko tumenya ntarabifatira icyemezo reka nzongere garuke, kuko atinya ngo ari kwibwira ko harimo akantu ngo twamubwira ko afite kanseri. Ntago ubwira umuntu ngo afite kanseri mu by'ukuri atayifite, ariko kandi kwisuzumisha nta bantu bagomba kubitinya. Urabitinya byago wabigira ugasanga wagize ubugwayi, byari ngombwa ko wisuzumisha hakiri kare. Ibyo ni ukusaba abantu kugira ngo bahindure imyumvire yo gutinya, kuko nta mpamvu y'uko batinya kwimenya ngo hahagaze ate. Ingaruka rero zibageraho nk'abo? Ingaruka ni uko agize ibyago akagwara, uwo muntu mu by'ukuri aza kwa muganga nta kindi kintu mwamufasha cyangwa se n'icyo mwanamufasha, ubugwayi bwamaze kugaragara, amahirwe yo gukira atakiyabonye, cyangwa mu bindi byago nuko kwivuza kanseri birahenda, bifite coste no mu miryango, bifite ingaruka mu mitungo umuntu yari afite. Harimo ingaruka nyinshi cyane ku buryo uwisuzumisha hakiri kare amenya uko ahagaze, niba ari no kuvugwa avugwa hakiri kare bitaragera ku rwego ashobora kuba yavugwa akoresheje imitungo ye kandi bimuhenze. Yego, twari turimo kuvuga ku burwayi butandukanye umuntu aba akwiriye kuba yakwisuzumisha. Twahoze turimo kuvuga uburyo iterambere mu buvuzi rikomeza kugenda nyine rigaragara, ariko umuntu akaba yakwibaza ngo ninde ukenera kugeza ku rwego rwo kwisuzumisha muri mammography? Ni buri wese, uwo ari wese ugomba kwisuzumisha kuri mammography biramureba. Icyo ndimo ndabaza, hari abakuru, hari abato, hari abagabo, hari abasore, hari urubyiruko. Yego. Ninde muntu bishobora kuba ngombwa ko akenera mammography? Narivuze ko mammography ishobora gukenerwa na buri muntu wese, ariko cyane cyane umudamu, kuko isuzuma amabere cyane. Nubwo hari n'abagabo bigaragara ko bagira kanseri y'amabere, ni bake cyane bafite ikibazo cy'imitation zo mu miryango, ariko umubyeyi wese ufite imyaka 40 ni umukandida yo kuba yagomba gukoresha mammography. Umuntu ufite umuntu wagize kanseri y'ibere mu muryango guhera ku myaka 25 nawe agomba gukoresha mammography. Umuntu ufite ubugwayi cyangwa ububyimba mu ibere agomba gukoresha mammography.
umuntu ufite mumps sinzi ko nabibyita ni nko kubyimba kw'amabere se cyangwa indwara y'amabere iyo ari yo yose atari ikibyimba ahubwo ryo rikabyimba. yego uwo muntu wese agomba kuba yakoresha mammography kuko mammography ifite indications nyinshi ku burwayi cyangwa muri screening. Screening ni igihe ari umuntu ushaka kumenya uko ahagaze ariko no ku ndwara nyinshi zishobora gukenera mammography ziba zihari cyane cyane zibonetse ku badamu no mu ndwara z'amabere. Usoje uvuga uti no mu ndwara z'amabere nyine nk'uko twabivuze ntabwo umuntu yisuzumisha gusa kubera ko ari kanseri. Ibere rishobora kugira ubundi burwayi butandukanye. Kanseri yo ntabwo ndibuze kubaza niba ishobora kwica, byo nyine birazwi, yaba iy'ibere cyangwa se yafashe ikindi gice cy'umubiri, ariko ubu burwayi bundi bushobora kuba bwafata mu ibere butandukanye mwagiye mutubwiraho, ese nabwo bushobora kuba bwahitana uburwaye? Yego, indwara yose ifite ingaruka ku buryo iyo itavuwe cyangwa n'iyo yanavuwe ariko bitewe n'ubukana ifite yaviramo urupfu. Bivuze yuko n'izindi ndwara birahari, birashoboka ko zakwica uwo zafashe, birashoboka rwose. Yego. Ubu buryo bwo kwisuzumisha cyangwa se screening nk'uko mwakomeje kugenda mubyita bitugaragariza ko nyine ni kugira ngo umuntu amenye uko ahagaze, amenye n'uburyo nyine akomeza kugenda yirinda. Ese birashoboka ko muri screening umuntu ashobora kubona ubundi burwayi umuntu atigeze amenya ko yari afite mu ibere cyangwa se ikigaragaramo ni ibibyimba gusa? Yego, murakoze cyane, ikibazo cyiza rwose kuko igihe umuntu akoze screening ni mammography niyo ishobora kwereka yuko umuntu afite ikibazo atarabizi ko agifite. Nabyo twavuga yuko igihe cyose umuntu akoze screening ya mammography ishobora kukwereka nimba afite n'akantu gatoya kataragaragara nawe ubwe batariyumvisha ko afite, ataramenya, biba bigaragara kuri mammography kuko hano mushobora no kubireba. Iyi ni image ya mammography tuba twakoze. Nk'uyu ni umurwayi wenda bigaragara ko afitemo ikibazo, murabibona yuko iki cyonyine ni ikibyimba. Uyu ni umuntu wari ufite ububyimba. Ibyo twavugaga nk'aha ni ahantu hagagombye kuba hari imoko nayo isa n'iyatebeye ijya imbere, ntabwo igaragara kandi yakabaye ifite ukuntu igaragara. Ibi ni ibikwereka ko uwo muntu mu by'ukuri aba amaze kugira ikibazo. Kuyu ni umurwayi wari ufite ikibazo, yego, ariko biba bishobora no kukwereka niba mammography ikaba yanakwereka niba bwa bubyimba butageze n'ahandi hantu, biba byagera no mu kwaha. Niba ari umuntu ushobora gufatwa mwabaga mukaba mwamenya ngo murabaga aho hantu bitarageze n'ahandi. Rero urumva yuko uko wisuzumishe niyo ufite n'ikibazo gito nk'akantu nk'aka iwe bishobora kugaragara kuri mammography. Yego, birumvikana yuko umuntu waje anasuzumisha adafite impamvu runaka ari kugira ngo amenye uko ahagaze, mammography yakwerekana ko afite ikibazo. Uyu muntu turimo kubona kuko ikigaragara ikibyimba cyane cyane, hari ibindi bimenyetso aba yumva inyuma? Nk'uyu ni umurwayi, yego, tugomba kumugirira ibanga kuko ntabwo tuba tugomba kuvuga uko bimeze, ariko iyo ubwiwe yari yaje afite ikibazo, ariko muri screening bisanzwe birashoboka ko ubona n'ikindi kintu iyo ubwiwe nta kintu yari azi yumva afite, ari ukugira ngo amenye uko ahagaze gusa. Icyo nabazaga kugira ngo nyine tubyumve ko kanseri cyangwa se zino ndwara zitandura usanga niyo yatangiye kugaragaza ibimenyetso nuko umurwayi aba yarembye cyangwa se nyine uburwayi buba bwamaze kuba uburwayi. Ariko nk'uyu nguyu uri kuri iriya rwego rw'uko ikibyimba kirimo, imoko ntabwo turimo turayibona igaragara, hari ibimenyetso aba arimo kumva inyuma. Yego, yego, muri we aba afite ibimenyetso bimwe nk'ibyo twavugaga yuko yumva ko afitemo akantu k'akabyimba, cyangwa se ageze aho yumva ko afite nk'agasebe kanamaze n'igihe wenda yumva katakira. Agasebe karimo indani? Kari inyuma. Ariko bikadufasha no kumenya ngo niba mwakoze icyo bita biopsy cyangwa mwafasheho akanyama kareba koko niba ku gasebe ari agasebe k'indwara isanzwe cyangwa se ari agasebe karimo kanseri, bidufasha kumenya ngo ya kanseri niba ari nayo nta handi yageze, iracyari ha hantu iri, ku buryo
bakora resection cyangwa se bakuramo ibere ryose wenda ntibibe byaba byarageze ku rundi rwego. Yego Dr. dusoza rero ngira ngo umuntu yavuga ngo twavuze byinshi kandi umuntu aba akeneye kumenya, naringiye kuvuga ngo ibyo abagore bakeneye kumenya, ariko ni umuntu muri rusange kuko ikigaragara cyo ibere ntabwo rirwarwa n'ufite ibere bigaragara gusa, n'abagabo nabo bashobora kuba barwara. Dusoza muratanga nama ki? Murakoze. Inama twatanga ni uko kanseri y'ibere ni indwara buri wese yarwara kandi buri wese ashobora kuba yagira risike yo kuba yayigira, cyane cyane iyo hariho abantu mu muryango wabo baba barimo uwagize kanseri, harimo ibyago byinshi yuko muri uwo muryango cyangwa abantu bafitanye amasano bashobora kuba bafitemo genes cyangwa se ikibazo cyatuma nabo bongera kugira kanseri. Bikaba rero bisaba ko twagira inama abantu kwisuzumisha, kuko nta nubwo abantu benshi bamenya ngo ufite kanseri cyangwa ni bande, kuko bikunze kuba abantu bose bagomba kwisuzumisha bagakora screening cyangwa se bakajya bamenya ngo bahagaze bate. Ku babyeyi bafite imyaka 40 byibura bakajya gukora mammography rimwe mu mwaka. Abantu bafite bagwayemo kanseri mu miryango guhera ku myaka 25 bagomba gukora iyo screening buri gihe. Bibarinda kugira ngo bamenye yuko ejo bazagira ibyago byo kurwara, kandi iyo ubimenya hakiri kare biravurwa hakiri kare bigafasha. Murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze cyane. Yego. Ngizo inama tugiriwe na Dr. Adolphe Karegeya hano kuri Polyclinique de l'Etoile, aho atubwira ati niba mu muryango hari umuntu ugeze kugira mu kanseri y'ibere, kuko niyo twagarutseho cyane uyu munsi, nyaboneka guhera ku myaka 25 ku myaka 30 jya wisuzumisha. Ariko niba mu muryango ntawe mwigeze mugira, ntabwo bivuze gusa ngo ubwo icyo gihe murakingiwe. Niba ntawe mwigeze mugira, byibuze guhera ku myaka 40 isuzumishe kanseri y'ibere kugira ngo ujye umenya uko uhagaze ndetse n'uburyo ushobora gukomeza kwirinda. Kwirinda nk'uko muganga yabivuze ni ukwisuzumisha utaraye ku musonga. Kanseri irahangayikisha. Twumvise ko ibere rishobora kurwara uburwayi butandukanye. Nyaboneka niba wumva ufite umusonga mu ibere ntabwo bivuze ko urwaye kanseri. Niba urimo kumva hari ikintu kibyimbye mu ibere ntabwo bivuze ko ari kanseri. Birashoboka ko yaba infection nk'uko muganga yabivuze. Birashoboka ko yaba ari ikibyimba. Ikibyimba cyose ntabwo kiba kivuze ko ari kanseri. Kugira ngo utuze, kugira ngo wirinde guhangayika bikuviramo undi muhangayiko, niba uri nk'umubyeyi wonse ugasanga utangiye kubura amashereka, egera abaganga, jya kwa muganga. Ubuvuzi bw'u Rwanda bukomeza bugenda butera imbere. Uyu munsi hari ibikoresho nk'ibi ngibi, mammography, wakwegera muganga bakagusuzuma ukagenda ugatuza, kandi noneho ukanavurwa hakiri kare utararemba, aho kugira ngo ukomeze gutinda uhangayitse gusa. Ndabashimiye rero mwe mwese twakomeje kubana mu kiganiro Menya Wirinde. Ikiganiro Menya Wirinde kigaruka ku ngingo zigiye zitandukanye, gusa usigarana akantu yuko kanseri ntiyandura. Kanseri y'ibere ntiyandura, nubwo mu muryango iyo hagize umuntu wigeze kwirwaraho, uba ufite ibyago byo kuba wayirwara, ntabwo bivuze ko yahise ayikwanduje. Ndabashimire mwese twabanye mu kiganiro Menya Wirinde. Nari kumwe na mugenzi wanjye Gisa Innocent, naho ubutaha.